Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Isoko 250 nanakurarikira gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tunyuza hano kandi nawe ufite ibiganiro ushaka kutugezaho ndetse n'inkuru zitandukanye uhawe ikaze. Mu minsi ishize nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique yemeje ko umwaka utaha nawe ari mu bakandida bazahatanira kongera kuyobora u Rwanda muri manda itaha. Nyuma y'uko rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atangaje ibi, ishyaka PDI naryo rikaba ryarahise rigaragaza ko rizamushyigikira muri ayo matora. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki 23 Nzeri 2023 rivuga ko uyu munsi tariki ya 23 Nzeri 2023 ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI mu nama yaryo idasanzwe ya biro politike yemeje ibi bikurikira. Icyambere bagize bati ishyaka PDI rimaze kumenya ko nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yemeye kuzatanga kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka utaha wa 2024 rirashimira nyakubahwa Paul Kagame kwemera ubusabe bw'abanyarwanda kugira ngo bakomeze kwiyubaka no gusigasira ibimaze kugerwaho mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ingingo ya kabiri igira iti ishyaka PDI rishingiye ku cyemezo cy'inama y'inteko nkuru yaryo yabereye i Nyandungu mu mujyi wa Kigali mu gihe hategurwaga amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003 yemeje ko igihe cyose nyakubahwa Paul Kagame azatanga kandidatire ku mwanya wa Perezida wa Repubulika rizamushyigikira kugira ngo akomeze kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda, kurinda ubusugire bw'igihugu, guhesha agaciro igihugu binyuze mu iterambere na demokarasi yumvikanweho kandi itagira uwiheza. Ingingo ya gatatu igira iti ishyaka PDI ririzeza nyakubahwa Paul Kagame ubufatanye buhoraho mu gukomeza guteza imbere igihugu cyacu. Iri ni itangazo rero n'ubundi ryashyizweho umukono nyine ku wa 23 Nzeri 2023 rishyirwaho umukono na Perezida w'ishyaka PDI Sheikh Musa Fazil Harerimana. Nyuma y'iri tangazo rero birumvikana ko hari ibibazo abantu bakomeje kugenda bibaza, ni ibibazo ariko ubu bifitiwe ibisubizo n'ubundi binyuze nyine mu kiganiro Sheikh Musa Fazil Harerimana yagiranye n'umunyamakuru wa Radio 1 aho yatangiye amusubiza nyine impamvu bahisemo kongera gushyigikira nyakubahwa Paul Kagame mu matora azaba muri 2024 bo bakaba nta mukandida bazaba bafitemo. Ibyo ni nko kumbaza ngo ko abantu basoma gusa Bibiliya ya Yezu ubwo wabo ntibakwandikiza ubwo ni ntabwo ryo wawugiye kumbaza kubera ko abantu Imana ibaha ubushobozi busumba ubw'abandi. Uwo Perezida Paul Kagame ubushobozi bwe ni umuyobozi udasanzwe waje mu gihugu nacyo cyari gikeneye umuyobozi udasanzwe kuko nacyo cyakoze n'ibintu bidasanzwe, kiba kigomba kuvayo muri ibyo bintu bidasanzwe bibi cyakoze kikaba cyiza. Hagombaga rero umuntu Imana yateguye kugira ngo azabidufashemo. Hanyuma ariko hari abavuga bati nibyo PDI gushyigikira umuntu ufite imbaraga kimwe no kwirindi shyaka rishobora kubikora bagakora coalition birasanzwe, ariko se nanone hari abavuga bati kuba PDI ihora muri coalition na FPR si ikimenyetso cy'intege nke zanyu bityo mugahora mwisonga abafite imbaraga. Ndagira ngo icyo ngicyo nacyo wenda bivuga nuko bavuga wenda n'ibintu baba batumva. Icyambere cyo kibanze cyumvikane yuko hari umuntu udasanzwe tubona ufata ibyemezo bidasanzwe, ufite icyerekezo kidasanzwe kandi akagira n'amahirwe n'abaturage bakamukunda bagafatanya nawe ugasanga igihugu kiri gutera imbere. Ibyo si buri wese ubigira. Iyo rero umubonye umuntu nk'uwo nguwo ntujya kuvuga ngo ariko ngo reka ngerageze undi kandi wamaze kubona ufite iyo mpano. Ubwo icyo gihe rero ufite iyo mpano niwe twebwe dushyigikiye. Ese Perezida Kagame ko ari uburenganzira bwe avuze ati ntabwo nzitoza muri PDI mwabyifatamo mute? Mwategereza uwo umuryango wa RPF Inkotanyi watanga cyangwa noneho mwakwisubiraho mukikebuka mukareba niba hari uwabishobora agahatana noneho? Umuntu PDI yavuze ku wa Paul Kagame kubera impano tumubonana tudafite, twe turabyemera ko tutayifite, kandi icya kabiri twemera nta wundi tuyibonana. Icyo nacyo kiyongereho, nta wundi tuyibonana. Tuti rero igihe cyose yatanze kandidatire tuzajya tuyishyigikira kubera yuko ari umuntu udasanzwe mu gihugu cyahuye n'ibidasanzwe
kimukeneye kugira ngo agire aho akigeze. Nuko nguko ni umuntu tuvuga no mu itangazo ryacu wumvise ko ari umuntu tuvuga. Noneho ukambaza uti aramutse adatanze kandidatire, ndavuga nicyo kibazo nta gihari kuko yamaze kukivanaho irido, yamaze kuvuga ngo azayitanga. Ubwo rero uri kumbaza ibintu nge nabura uko nsubiza. Ubwo icyo bivuze nuko mwabanje gutegereza ngo mwumve icyo avuga, iyo ataza kuvuga ko azitoza namwe mwari kuba muretse kudekarara uko muzifata muri ayo matora. Igihe yari atarabivuga ahubwo yadukijije kubivuga, kuko igihe yatinze kubivuga miliyoni 5 zose zamanutse zijya mu nteko zijya kubisaba. Kuba rero yabivuze mbere ahubwo yadufashije, niyo mpamvu mu itangazo ryacu twanditse ngo turamushimiye.